imyuka y'abadayimoni nibyo ndi kubabwira, nibyo ndi kubasobanurira ko mu by'ukuri kugira ngo iyi myuka y'abadayimoni ikubuza amahoro, ikubuza umutekano, ikubuza kugubwa neza, ikubuza ubuzima bwa ngombwa, ikubuza kugira ubucuruzi nk'ubw'abandi, umwana wawe ntiyige nk'abandi, umwana wawe ntatere imbere nk'abandi, ntugire urubyaro nk'abandi, ntugire umugore nk'abandi, ntugire umugabo nk'abandi. Ibintu byose ukoze iyi myuka y'abadayimoni igahora ibimunga. Nyemerera noneho nkubwire ni igiki wakora kugira ngo iyi myuka y'abadayimoni ikuveho, cyangwa se ninde wagufasha mu gihe utaragera kuri uru rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri ubashe kugira gute, ubashe kwikuriraho iyi myuka mibi. Ninkubwira kino kintu ukitondere. Reka tureba iri somo riboneka mu gitabo cy'imigani ibice 28. Noneho ugende urebe ku murongo wa 9. Umurongo wa 9 amva amagambo bakubwira ahari. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko no gusenga kwe nako nikigize gute, ni ikizira. Nimba utumvira Imana, nimba udakurikiza iby'Imana igutegeka, nimba utajya mu ijambo ryayo ngo ubane nayo umunsi ku munsi, no gusenga kwawe bizahora bikubera ikizira mu gihe ibizira bizaba byakwatatse. Icyo cyumve. Twongere tugendane nguye irindi somo rya 2. Jya muri Matayo, ugere muri Matayo ibice 15 maze usome ku murongo waho wa 8. Haravuga hati, ubu bwoko bunshimisha iminwa gusa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo zishingiye ku mategeko y'abantu. Nukuvuga ngo nimba Imana uyivugisha umunwa gusa, uyisengera n'ubusa. Munyemere nongere mbahe ikaze abadukunda mwese n'abadukurikira, mbahe ikaze kandi mbashimire cyane, mbifurize amagara mazima. Ibyo mukora byose mujye mushimira Imana kandi munayiyambaze. Burya gusenga ni ibintu by'agaciro cyane. Aha rero tugiye kuganira cyane munyemerere tuganire ku bijyanye n'imyuka mibi. Imyuka mibi gitera w'ibibazo abantu benshi bagira. Reka tubanze twiyambaze Imana kugira ngo byose bize kugenda neza. Twemerere Data mwiza, tugushime kandi tugushimire. Twemerere utwumve kandi utwumvire, nyuma yuko tugiye kuganira byinshi cyane, tugiye kumva byinshi ku bijyanye n'imyuka mibi. Imyuka mibi ituma abantu batagira ubuzima bwiza nk'uko babyifuza. Imyuka mibi ibuza abagore umunezero n'ibyishimo no kubyara no guheka. Imyuka mibi ibuza abasore gushinga urugo no kurukomeza maze rukaba urugo rugushingiyeho. Imyuka mibi ibuza abari gushaka abagabo ndetse bakabyara bagaheka. Imyuka mibi ituma abantu batagira ubuzima, ibyo bakora bigahora bimeze nk'imungu ibimunga. Ibyo byose utwemerere tubane nawe muri kino kiganiro, maze ugiye kucyumva wese aze kukigiriramo umugisha, aze gusobanukirwa uburyo yakwirinda imyuka mibi, uburyo yayirwanya, uburyo yagusenga ashikamye kandi atagize ikigombero ku mutima we kugira ngo akurweho imyuka mibi. Ndagushimiye rero ugiye kubana natwe mu izina ryawe ryera, urakoze. Amen. Nongere nguhe ikaze wowe udukunda kandi ukaba udukurikira. Impamvu dutangije isengesho n'ukubera iki? Imyuka mibi itinya isengesho cyangwa se igatinya ko uvuga Imana. Ndagira ngo turebere hamwe ibijyanye n'imyuka mibi. Hari abantu benshi ujya wumva bakakubwira ngo uriya bivugwa ko afite imyuka mibi ariko ntubisobanukirwe. Ahangaha tugiye kukuvira imuzi, tukugerere imuzingo, tukubwire imyuka mibi iteza ibiki, imyuka mibi ni bande bayifuza, ni bande batayifuza. Hari n'abayifuza, hari abantu benshi bifuza imyuka mibi. Ahangaha ngiye kukubwira ko wowe nimba ukunda Imana kandi ukaba wishimira ibikorwa by'Imana umunsi ku munsi, Imana gihanga waturemye akaduhangana ubuhanga n'ubuhangange, we ntabwo yemera umwuka mubi, ntabwo yemera imyuka mibi. Niyo mpamvu ubwoko bwawe mutegerezwa kumenya ngo ese imyuka mibi ni igiki. Reka dutangire rero ikiganiro cyacu. Ntujye kure, wibuke gukora subscribe kugira ngo byose bijye bikugeraho neza. Icyambere, imyuka mibi gitera cy'ibibazo abantu bagira.
abantu benshi bakunze kugira ibibazo bitandukanye, rimwe na rimwe twigeze kubivuga mu isengesho, aho umuntu agira gutya akabura urubyaro, umuntu akabura urubyaro, umuntu akabura iterambere, umuntu akabura uwo bashingana urugo, umuntu akabura inshuti, umuntu akabura umuvandimwe, umuntu akabura abamukunda, umuntu agahorana ibibazo igihe cyose ugasanga ni umunyabibazo, igihe cyose ahorana ibibazo bitajya bishira. Rimwe na rimwe bakakubwira ko biva kwa sekuru, ibintu nk'ibyo byose tugiye kubiva imuzi tubigere imuzingo. Bwa mbere baze nkubwire ngo imyuka mibi niyo gitera kibazo abantu benshi bagira. Imyuka mibi ni ihuriro ry'imbaraga za Satani n'abemera gukorera Satani. Ni ukuvuga ngo imyuka mibi ni uruhurirane rw'imyuka y'abakorera Satani ndetse n'abamuyobotse muri rusange. Ahangaha turaza kubisobanura neza. Ni ukuvuga ngo imyuka mibi ni iyihe? Reka dufate urugero rumwe kugira ngo ubyumve. Nimba kano kanya ushobora kuvuga uti njyewe ntabwo nkunda Imana muri iki, njyewe ntabwo nkunda n'abantu bayo muri iki, nta nubwo ngiye nkunda gusenga muri iki, ibyo byose ndabyanga kandi ibyo byose ntabwo mbikunda, sanga biriya ari imitwe nk'uko abenshi bavuga ko gusenga ari imitwe. Gusenga rero ntabwo ari imitwe, ahubwo bituma umuntu nyine abasha kugira ubuzima butarimo ibibazo, ubuzima butarimo impagarara. Imyuka mibi rero ni uruhurirane rw'imbaraga za Satani n'abakorera Satani cyangwa se abayoboke ba Satani. Ni ukuvuga ngo umwuka wa Satani cyangwa se imbaraga za Satani nizo zitwa imyuka mibi. Imbaraga za Satani cyangwa se ibikorwa bya Satani aho biva bikagera niyo myuka mibi. Ni ukuvuga iki rero? Satani umwuka we wa mbere ni uw'ubugome, ni uwo kwica, ni uwo kugambana, ni uwo kuroga. Ibintu byose Satani nta kintu cyiza ajya yifuza. Yewe yihanga mu bantu, ubwo turaza kubisobanura. Yihanga mu bantu kandi rimwe na rimwe nabo yihanzemo akabahitana. Iyo abahitanye abo bapfira mu byaha cyangwa se bagapfa bizeye Satani, aribo bapfa badapfiriye mu Mana. Ni ukuvuga ngo bapfa bapfanye imyuka mibi ya Satani. Ibyaha byose by'akataraboneka abo ngabo bagira gute? Usanga bapfanye nabyo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu Mwami. Aba rero ntabwo iyo bapfuye baba bapfiriye mu Mwami, ahubwo baba bapfiriye mu mbaraga za Sekibi. Bityo rero Satani ni ukuvuga ngo iyo umuntu wese apfuye, murabizi ko ajya hacecekerwa, ashyirwa mu gitaka agashyingurwa. Iyo ashyinguwe rero ni ukuvuga ngo imyuka ye mibi cyangwa se bya bikorwa bye n'ubundi birakomeza bikagaruka mu isi, aribyo biza kuzengereza abantu. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ufite ibibazo byo mu muryango bigenda biva kuri ya myuka mibi cyangwa se babakurambere babo bapfuye ariko bagapfa batanizeye, bakagira rero iyo myuka mibi. Imyuka mibi rero iyo yamaze kugera mu bantu nibwo uzasanga umuntu akora nyine ibintu byose byangwa n'Imana, aho biva bikagera. Imyuka mibi ugasanga nabo ngabo nakubwiye bakorera Satani, ugasanga bafite imyuka mibi ndetse rimwe na rimwe hariho n'igihe rwose bayisaba, nk'uko usaba imbaraga ya Mwuka Wera, nk'uko usaba imbaraga mu kintu runaka, nabo hari igihe bayisaba. Ngira ngo wenda ababashije kujya mukurikira inkuru z'ibijyanye n'ubupfumu n'ibindi bintu bisa n'ibyo ngibyo, hari ubwo banayubakira utuzu bagaterekamo ibibindi, bagashyiramo inzoga zo kujya bayisaba, bakayisaba. Ugasanga umuntu atunze imyuka mibi. Imyuka mibi rero atunze ntimubuze kwica umuntu rwose agapfa, ntimubuze kuroga umuntu ngo amugire umuntu udasanzwe, amuhindura ibitekerezo, amuhindure imibereho, mbese usange mu mutwe we yahagize nka zezenge, yahagize nk'ibintu, nk'umuntu uhora uhuha n'umuyaga, umuntu ukora ibintu mbese bitandukanye n'iby'abandi. Umuntu akagira gutyo ukabona yaragiye aratoraguye amashashi, umuntu akakubwira ati jyewe ntabwo nsinzira. Umuntu mbese ugasanga ibintu byose byaranze, sibyo? Kubera ya myuka mibi wa wundi wayikuroze akayigutongera. Kandi Abanyarwanda bajya bavuga ngo burya uburozi ntabwo bwica, ahubwo hica iki? Hica imitongero cyangwa se
kugutongera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo imyuka mibi rwose hari n'abayisaba bakayisaba Satani, kuko Satani nyine niwe se w'ibibi byose, niwe se w'iyo myuka mibi turiho tuvuga. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi muri kino gihe nta nubwo bazi ko buriya gusenga ubwo ndaza kubikubwiraho neza mu buryo burambuye. Gusenga nibyo bintu bya mbere byirukana imyuka mibi. Ndaza kugusobanurira buriya ntabwo nanone ari ugupfa gusenga, kuko abantu benshi bakubwira ko basenga, bakakubwira ko bavuga Imana ikumva, ariko ntabwo ari byo. Inshuro nyinshi umuntu niwe wisengera ku giti cye, ariko nanone iyo wananiwe usengerwa n'undi muntu undi buze kukubwira, umuntu undi buze kukubwira ugusengera, imyuka mibi ikakuvaho, imyuka mibi yo kubura urubyaro ikakuvaho, imyuka mibi yo guhorana ubutindi cyangwa se ubukene ikakuvaho, imyuka mibi yo guhora wifuza ibyo udashobora kugeraho ikakuvaho, imyuka mibi yo kubura urubyaro, imyuka mibi yo kudashaka, imyuka mibi yo kutagira ikintu ukora ngo utere imbere nk'abandi, imyuka mibi yo kugira umuryango uhorana imyiryane mu muryango. Iyo myuka mibi ntabwo umuntu wese apfa kugusengera ngo iveho, ahubwo ndaza kukubwira umuntu ugusengera iyo myuka mibi igahunga uwo ari we. Hanyuma imyuka mibi rero iyo yamaze kugera mu muntu imubuza bimwe maze kuvuga hejuru. Nta kintu ushobora kwikorera, niyo utangiye gukora ntumenya aho bica, kubera imyuka mibi ibiyoyotsa cyangwa se ibijyana. Ikindi, iyo wamaze kugerwamo n'imyuka mibi ntabwo ubana n'abantu, abantu muhora mu ntonganya, abantu muhora mutongana. Ntabwo uzagira umuntu uvuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye y'akadasohoka, inshuti ihoraho. Umuntu wamaze kugerwaho n'imyuka mibi, ikintu kimuranga ni uko igihe cyose yumva ibyo ari byo bifite agaciro. Umuntu wamaze kugira imyuka mibi nta kintu ashobora gukora ngo gitere imbere. N'ibyo akoze uyu munsi birongera bigasubira hasi, ejo yakora ikintu kikongera kigasubira hasi, ejo yakora ikindi kintu kikongera kigasubira hasi. Ni ukuvuga ngo iyo ufite imyuka mibi, kandi nta bantu bakunda kugenda iwawe. Abantu benshi usanga bakwinuba bavuga turiya muntu agira igomwa, uriya muntu, ariko ibyo byose ni ukubera za mbaraga nyine zimwe za sekibi n'ubundi ziba ziri muri wowe, cyangwa se ziba zizengurutse aho uri, n'aho utuye, n'aho urara. Imyuka mibi rero umuntu wamaze gufatwa nayo aba akeneye amasengesho. Ndaza kukubwira ninde wagusengera imyuka mibi gahunga, agomba kuba ameze gute, cyangwa se ni wowe ubwawe kugira ngo wisengere iyo myuka mibi igende. Ese byagenda gute? Mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye, abantu bamaze gupfa batizeye Imana bagira imyuka mibi ikomeza kugaruka mu isi, igatesha umutwe nyine abatuye isi. Ngira ngo mujya mubyumva na kera hari n'ukuntu bakubwira ati mbabarira umuzimu wa so ntungarukeho. Ugasanga umuntu arakubwira ngo umuzimu wa so, cyangwa se waba wakoze amabara ukavuga uti buriya ni abazimu b'iwabo bazukuye bongeye babyura umugara. Ibyo byose buriya ukuri kuravugwa, kandi ibyo byose biba bigize bite, biba bihari, ahubwo abantu benshi ntabwo barakamenya ibibazo bagira, ngo si ibibazo. Mu by'ukuri ubisobanukirwa muri kino kiganiro, ntashaka ko tuza gutindaho cyane, ndiho ngusobanura ku bijyanye n'imyuka mibi. Hanyuma rero imyuka mibi, ikintu cya mbere ugomba kumenya, umuntu ufite imyuka mibi ntagira igikundiro. Ntabwo agira igikundiro, umuntu wese ntagukunda. Uba uri umusore umeze ute, abantu barakwanga, kandi uri umusore rwose umuntu ubona ushyitse, ibyo ukora bikanga, warambagiza bikanga. Umva, mbese ugasanga wowe urahora wizenguruka. N'umukobwa nuko ugasanga nta bwiza, ugasanga ntiyishimye nk'abandi, ugasanga nta gikundiro afite. Niyo mukobwa ukubise imyaka 40, kandi mu by'ukuri nta kintu abuze, afite umutima mwiza, ariko imyuka mibi ari imugwingiza, ariyo ituma atagira igikundiro. Wagira ngo ubonye uwo mukundana imyuka mibi kamusunika, wagira ngo ubonye uwo mukundana akakuzana ahubwo mu by'imyuka mibi nyine. Ibyo byose rero ngira ngo muriho murumva ko imyuka mibi ikora byinshi. Ibyo byose nkubwira nibyo iyo myuka mibi ikora. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite umwuka mubi, mu by'ukuri rimwe na rimwe nyine nakubwiye ko hari abemera bakagira gute, bakayisaba
ugasanga bayubakiye ubwo buzu bwo kugira ngo bayiterekere, bwo kugira ngo basabe imbaraga zo kugira ngo ibafashe. Iranabafasha, ndaza kubikubwira, irabafasha, ariko ntabwo nyine ibyayo ntabwo bigira gute, ntabwo bijya biramba. Nibyo nakubwiraga ko imyuka mibi, imyuka y'abadayimoni, iyo ngiyo niyo igira gute, niyo imunga bya bindi nakubwiye. Ibintu byawe byose ukabona birayoyoka, ntumenye ngo se biri kujya hehe, biri guterwa n'iki, nyamara ari umwuka mubi cyangwa se ari imyuka mibi. Ikindi kintu kizaranga umuntu ufite imyuka mibi imumungira ibintu, uzasanga uyu muntu ibintu byose agiyemo akabijyanamo n'abandi, bo barahirwa we ntahirwe. Ibyo ngibyo nabyo ni ikindi kintu gikomeye rimwe na rimwe abantu batajya basobanukirwa. Ukabona n'ahantu uri ni hazima, ufite ahantu ho gukorera twakita ngo ni seta nziza, ariko ibintu byawe ni ukuri rwose ntumenye aho byaciye, nyamara abandi bakagira gute, bo ukabona bo bigize gute, birakunda. Hanyuma rero ubwo ngubwo nkugere no ku kindi kintu kinakomeye, unamenye ko nubwo ndiho nkubwira gutya, abantu basaba imyuka mibi barayibona kandi none iyo bamaze no gusaba iyo myuka mibi, erega satani nawe iyo musabye araguha. Ibyo bintu mugomba kubimenya. Ni ukuvuga ngo satani nta kintu yagusaba, ngo nta kintu wamusaba ngo akikwime. Kimwe nuko n'Imana iyo wayipfukamye ukayisaba, bimwe nakubwiye ngo burya ngo ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ndaza kukubwira nyine uburyo bwo gusaba kugira ngo Imana ikumve. Umuntu rero usaba imyuka mibi, iyo wamaze kugira umwuka mubi wawusabye cyangwa se imyuka mibi wayisabye, n'ibindi byose usaba biraguha. Erega muzajya mubona abantu batanasenga, ariko ukabona n'abacuruzi bakomeye, ni ibyamamare, n'abantu badasanzwe, ukabona bariziritse barinkweje mu buryo bwabo, ariko ukabona bafite iterambere, nyamara wowe wizirika nta kintu urabona. Wowe rero urasaba, ugasaba nabi, bigatuma udahabwa. Ariko imyuka mibi barayisaba rwose, bakayisaba, kandi ibyo gusaba by'imyuka mibi byo biranihuta, ahubwo kubamenya inzira zo kuyisaba. Usibye ko nta kugira inama yo gusaba umwuka mubi ntacyo wakumarira. Wawutunga uyu munsi mu gitondo rwose, iwawe hagashya ureba, ndetse ibyo wagezeho byose bikayoyoka nk'igicu. Nuko uzarebe rero nko ku bantu bakunze gusenga, arasenga agakora ibyo ashoboye byose, agakubita amavi hasi, akazamuka imisozi ngo agiye gusaba imbaraga y'ibi n'ibi, iyi mikoshi bimuveho, iyi myaku imuveho, abadayimoni bamuveho, ariko bikanga kubera ko usaba nabi. Ariko umuntu arabyuka rwose, izo mandwa ze akaziterekera, ubundi akaziha, yamara kuziha nuko basi yajya mu bye, ibintu bikagenda neza. Imyuka mibi rero ikwima urubyaro, imyuka mibi ikwima umuryango, imyuka mibi ikwima ubutunzi nk'abandi bose, imyuka mibi ikwima igikundiro mu bantu, imyuka mibi ikwima ibintu byose byiza umuntu akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ndetse nanakubwire ko n'imyuka mibi ikuza kwiyambaza iyakuremye rwose. Bavuga Imana ugakubita abantu, umva ukabazengereza pe, bavuga Imana ukabazengereza, ukumva ntago bakwiriye kuyivuga, ukumva barakumena umutwe, ukumva baragusakuriza, ukumva nyine hari indi mbaraga ikubwira ngo sohora izo jiji, sohora iki, ukumva nyine iriho irakugira inama yo kubasohora. Ubwo rero imyuka mibi iba yamaze kurenga intekerezo zawe burundu. Reka rero noneho tugende tugana ku musozo, nkubwire mu by'ukuri ese ni ibiki bishobora gutuma ugasenga imyuka mibi igahunga. Ni ibiki? Reka mbikubwire, ariko banza wibuke gusharinga kino kiganiro kugira ngo kigere kuri benshi kandi bakeneye kongera gukira, kongera kugarura
umutima urimo ubuzima buzira umuze, kongera kugarura intekerezo ku Mana yabaremye, ikabahanga, ikabaha ubuzima, ikabaha n'ubushobozi, yabahaye ubwenge kugira ngo abantu bakore babeho. Kandi Bibiliya iravuga ngo udakora ntakagire gute, ntakarye. Imana yarakuremye ngo ube umunyamumaro mu buzima bwawe, wigirire umumaro, ugirire umumaro umuryango wawe n'inshuti zawe muri rusange. Umumaro rero umarira abantu uri mu buryo bwinshi, kuba uriho nicyo gishoro kuri bo. Umuntu yakugiriraho umugisha mu buryo bugiye butandukanye. Kuba uri umusore ukabona umugore n'umugisha uhabwa n'Imana, kuba uri umukobwa ukabona umugabo n'umugisha uhabwa n'Imana, kuba ufite amaboko ugakora ibyo ukoze byose, kuba ufite amaboko Imana yaraguhaye amaboko, ibyo ukoze byose bikagenda, uwo ni umugisha utangwa n'Imana. Nyemerera tubanze dusome nkikubwira iby'imbaraga ya Sekibi cyangwa se imyuka y'abadayimoni, turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 16, duhere ku murongo waho wa 13, maze wumve imbaraga z'imyuka mibi. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ngira ngo rero imyuka y'abadayimoni nibyo ndi kubabwira, nibyo ndi kubasobanurira ko mu by'ukuri kugira ngo iyi myuka y'abadayimoni ikubuza amahoro, ikubuza umutekano, ikubuza kugubwa neza, ikubuza ubuzima bwa ngombwa, ikubuza kugira ubucuruzi nk'ubw'abandi, umwana wawe ntiyige nk'abandi, umwana wawe ntatera imbere nk'abandi, ntugire urubyaro nk'abandi, ntugire umugore nk'abandi, ntugire umugabo nk'abandi. Ibintu byose ukoze iyi myuka y'abadayimoni igahora ibimunga. Nyemerera noneho nkubwire ni igiki wakora kugira ngo iyi myuka y'abadayimoni ikuveho, cyangwa se ninde wagufasha mu gihe utaragera kuri uru rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri ubashe kugira gute, ubashe kwikuriraho iyi myuka mibi. Ninkubwira kino kintu ukitondere. Abantu benshi bakubwira ko bakuraho imbaraga ya Sekibi, ariko ni wowe bwa mbere, wowe ushobora kwiyirukanira iyi mbaraga iguteza biriya byose namaze kukubwira hejuru. Nta muntu n'umwe ushobora kubigukorera wowe utabanje kubyikorera. Ubyumve neza, umuntu yabikora yego, ariko banza ugire ubushake bwawe wowe ubwawe, wumve ko ushaka ko iyo myuka ikuvaho, nawe ugira urubyaro, nawe ugira ubuzima, ntugahora urwaragurika, ugira ubuzima ntugahora ubyarira agasozi kose, ugira ubuzima ibyo ukora byose bigende neza, ugira ubuzima ubone urugo, ushinga urugo, umugabo uhamye, umugore uhamye, ugira ibintu, ugira abantu. Ibyo byose ufite imbaraga ya Sekibi, bitewe n'ibyo wenda iwanyu bahoze biyambaza, n'ibyo biyambaza n'ubu, cyangwa se n'abo muturanye, abo bose mbese usanga batashaka kubana n'Imana, bahora batunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe urasabwa kwikorera ibintu bibiri ngiye kukubwira. Icyambere, Imana ntabwo ari umuntu ngo uyibeshye. Imana ntabwo ari umuntu ngo uyibeshye. Imana ishaka ko uyibwiza ukuri, kandi Imana irashaka ko ubanza ukamenya ibyayo nayo ikajya mu byawe. Reka rero mbaze nkurangire rino somo, nimba udakurikiza icyo ngiye kukubwira hano, uzamenye ko gusenga kwawe kuzaba ari kizira. Amasengesho yawe n'ukuri ntabwo azarenga igisenge cyiza uzaba wicayemo, cyangwa umusozi uzaba ugize gute uhagazeho. Reka tureba iri somo riboneka mu gitabo cy'Imigani ibice 28. Noneho ugende urebe ku murongo wa 9. Umurongo wa 9 amva amagambo bakubwira ahari. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, no gusenga kwe nako nikigize gute, ni ikizira. Nimba utumvira Imana, nimba udakurikiza iby'Imana igutegeka, nimba utajya mu ijambo ryayo ngo ubane nayo umunsi ku munsi, no gusenga kwawe bizahora bikubera ikizira mu gihe ibizira bizaba byakwatatse. Icyo cyumve. Twongere tugendane nguye irindi somo rya kabiri.
jya muri Matayo ugere muri Matayo ibice 15 maze usome ku murongo waho wa 8. Haravuga hati ubu bwoko bushimisha iminwa gusa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo zishingiye ku mategeko y'abantu. Ni ukuvuga ngo nimba Imana uyivugisha umunwa gusa uyisengera n'ubusa, ntabwo rwose ushobora kuyisaba ngo iguhe. Ibyo ngibyo byumve, ibyo bisobanukirwe, ibyo ubimenye. Reka mbashimire nkwibutse ko kugira ngo ibiganiro dukomeze tubane mu biganiro tuzajya dusesengura ku bijyanye n'imyuka mibi. Imyuka mibi ituma nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Imyuka mibi ikwambura igikundiro mu bantu nyamara ugifite. Imyuka mibi ituma udatera imbere. Imyuka mibi ituma iwanyu hahora imyiryane. Imyuka mibi wirukanka ku kintu, hari abajya bavuga ngo twirutse kuri visa twararushye. Buriya kwambuka inyanja byo biragatsindwa. Icyo tuzakigarukaho, tuzagisesengura nkubwire ngo dore impamvu, dore gitera, ubundi nkugira inama. Tugendanye mu ijambo ry'Imana, uzumva icyo rivuga, uzarikurikize, urigendereho, uzabona umugisha, uzabona amahoro, uzabona umutekano. Imbaraga ya Sekibi twamaze gusoma mu Byahishuwe 16:13. Ibyo bintu bishyire ku mutima wawe maze urebe ngo Imana iragukuraho imigogoro yose. Mbashimire, mbifurize amagara mazima. Ikiganiro nakagaruka. Abadayimoni bagiye babuza abakobwa benshi gushaka. Umukobwa ugasanga nta kibazo afite, umukobwa ugasanga ni mwiza, nubwo bakubuza kugira igikundiro nk'abandi, nubwo ubengwa ku manywa na ninjoro, uwo mwakundanye uyu munsi ejo mukabivamo. Uwaje iwanya akavuga ati yewe nditeguye kubana nawe, akongera akabishingukamo. Reka mbanze nkubwire ngo uruwera w'Imana n'abo badayimoni barabizi. Wa undi wagutwaye umwambaro akagenda akawutongera, akagenda akawujugunya iriya, akagenda akawubohera hariya kugira ngo nawe ugaragare nk'uwaboshywe. Ndinginga Imana ishobora byose, ntabwo nyitegeka, ahubwo ndayisaba kugira ngo ikubohore. Unyemerere ugire kwizera ko Imana igiye kukubohora. Iminsi ubayeho urira, Imana igiye kuyihanagura. Iminsi umaze utanezerewe, Imana igiye kuguha umunezero. Wa mukobwa we waranzwe igihe kirekire, ariko Imana igiye kuguha igikundiro. Abagabo 50 cyangwa se abasore 50, narimbise abasore 50 bageze iwanyu barakurambagiza, baragenda batagutwaye, ariko Imana igiye kugukura hako gasuzuguro. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase nabo. Mu isinagogi yabo harimo umuntu wari utewe n'abadayimoni. Arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturirimbira? Ndakuzi uruwera w'Imana. Reka mbahe ikaze kandi mbashimire mwese abadukunda n'abadukurikira mwese, mbahe ikaze, mbifurize umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Imana ibagirire neza. Uyu munsi munyemere nanone twongere tuganire rwose ku bijyanye n'imbaraga z'abadayimoni. Imbaraga z'abadayimoni ni imbaraga zidasanzwe, ariko kandi ni imbaraga zitajya zinesha imbaraga za Mwuka Wera, imbaraga z'Imana. Munyemerere mbere yuko tuganira tubanze twiragize Imana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Imana nziza kandi Imana nzima, tugushime kandi tugushimire. Nyemerera uyu mwanya twongere nanone tuzi imbere yawe kandi tukwiragize muri byose. Ubwo tugiye kuganira ku myuka mibi y'abadayimoni, uzubane natwe kugeza kino kiganiro kigeze ku musozo. Mu izina ryawe ryera urakoze, amina. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, mwese bahe ikaze kandi mbashimire, mbifurize amagara mazima, mbifurize kugubwa neza no kumererwa neza.
mbifurize kugira ubuzima buzira umuze, ubuzima burangwamo Imana, ubuzima bwuzuyemo ibyiza mwifuza. Uyu munsi reka munyemerere mbabwire ko burya abadayimoni bakora byinshi, ariko reka twivugire ku kintu kimwe gusa. Twivugire ku kintu kimwe. Ese burya wari uzi ko abadayimoni babuza umukobwa gushaka? Umukobwa ugasanga arasenga, umukobwa ugasanga se na nyina barasenga, ugasanga ababyara be barasenga, ugasanga ba nyirarume barasenga, ugasanga famiye yose, umuryango wose urasenga, ariko umukobwa abadayimoni bakamubuza gushaka umugabo. Yesu yambukiranyije ageze i Kaperinawumu, yinjira mu rusengero hari ku isabato, atangira kwigisha, maze abari bari kumwe nawe mu rusengero batangazwa n'imyigishirize ye. Yigishaga nk'umutware, kandi koko niwe. Yigishaga nk'umuntu ufite imbaraga y'Imana, yigishaga nk'umuntu udatinya abadayimoni, yigishaga nk'Imana nyine. Mu isinagogi rero yabo harimo umuntu wari watewe n'abadayimoni. Arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uri kumva ko abadayimoni nabo batangira kumenya umuntu. Aramubwira ati, ese uje kuturirimbira? Uri kumva? Ati, ndakuzi, uri uwera w'Imana. Nkubwire ngo abadayimoni n'ubwo bakugarije, ariko uri uwera w'Imana. Uri uwera w'Imana. Ibyo ugomba kubimenya, ibyo ugomba kubishyira mu mutima, ugomba kubishyira mu ntekerezo. Nubwo bakugarije muri ubwo buryo, nubwo bakubuza amahwemo, nubwo bakubuza kugira igikundiro nk'abandi, nubwo ubengwa ku manywa na nijoro, uwo mwakundanye uyu munsi ejo mukabivamo, uwaje iwanya akavuga ati yewe nditeguye kubana nawe, akongera akabishingukamo. Wa wundi wakubwiye ko agukunda akakoherereza udufoto, akakohereza message nziza, ariko akongera akabivamo. Reka mbanze nkubwire ngo uri uwera w'Imana, nabo badayimoni barabizi. Nkuko uyu mudayimoni wari wamaze gutera uyu muntu yatinyutse akabibwira Yesu ati, ndakuzi, uri uwera w'Imana, niko nawe kuri uyu mugoroba nkubwira ngo uri uwera w'Imana. Wa mukobwa we, ntiwihebe, ntiwongere ngo ucike intege ngo uvuge ngo ubwo mbona bitariho bigenda gucya, ubwo uyu musore twakundanye bikanga, nuriya tugakundana bikanga, none ngiye gufata icyemezo cyo kugira gute, cyo kwirwanirira. Oya, menya kuri uwera w'Imana, wicika intege, kuko uyu nguyu Yesu yaramukijije, amukiza imbaraga z'abadayimoni, amukiza imbaraga z'imyuka mibi, arongera abamuzima, arongera aratekana, arongera aratuza, arongera arasubirana ubuzima, arongera ubumuntu, arongera agarura ubwenge. Ibyo ukwiye kubimenya. Maze Yesu akimara kumva ayo magambo ati, sohoka muvemo, ati sohoka muvemo. Yesu aramubwira ati, aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, amubiza urufuro, amubiza icyokere, amwambura ubusa, amukoza hirya, amukoza hino. Turi kumwe mu gitabo cya Mariko, igice cya mbere, umurongo wa 21, 23, 25, niho ngeze. Ati muvemo. Ndagira ngo nkubwire ngo umudayimoni utezwa, abadayimoni bakwirukamwe mu buzima bwawe, Imana ishobora byose ndi kuyinginga ngo akuvemo, ndi kuyisaba ngo akuvemo. Ntago ni nk'abandi bavuga ngo ndategetse, je ntawe ndiwe, ntabwo ndi umuntu wo gutegeka ngo ndategetse, ahubwo ndasaba imbaraga y'Imana. Ibibazo ufite kano kanya nimba uri kunkurikira, ingorane ufite nimba uri kunkurikira, wa wundi wagutwaye umwambaro akagenda akawutongera, akagenda akawujugunya iriya, akagenda akawubohera hariya,
kugira ngo nawe ugaragare nk'uwaboshywe, ndinginga Imana ishobora byose, ntabwo nyitegeka ahubwo ndayisaba kugira ngo ikubohore. Unyemerere ugire kwizera ko Imana igiye kukubohora, unyemerere ugire kwizera ko Imana igiye kongera kugusubiza ubuzima, unyemerere wizere ko Imana ishobora byose igiye kongera kuguha amagara mazima, unyemerere wizere ko Imana igiye kongera kuguha igikundiro, unyemerere wizere ko Imana igiye kongera kugushakira ubuzima buzira umuze, umunezero, ibyishimo, wongere nawe ugire igikundiro, ukunda umuntu nawe agukunde, maze mu rushinge ruhame. Ndabikwizeza ariko nawe ndagusaba ngo ubanze wizere, ubanze ubyumve. Hari abakobwa benshi rimwe na rimwe mugendana n'inshuti mbi, sinkubwiye ngo ucike ku bantu, oya, ahubwo hari igihe ugendana n'inshuti mbi maze wahura n'umuntu yakureba akana ko mu jisho ifuhe rikaza. Hari abakobwa mwigana, ejo mwajya gufeta anniversaire cyangwa pati y'umuntu runaka mu buryo ubu n'ubu, akakugirira ishyari kubera ko yabonye ko bakwifotorezaho kurenza uko bamwifotorezaho, ejo akagusura bya nyirarushwa akaguhemukira. Mugire ubwenge, mubane n'abantu ariko munabitondere. Imbaraga z'abadayimoni nababwiye ko umuntu wese ashobora no kuzisaba, akazisaba kandi akazibona. Nakubwiye ko hari imyuka mibi umuntu yemera akayikorera, kandi yamara kuyikorera rwose akayiyoboka, yamara kuyiyoboka ejo nawe akagenda gusagurira, mwasangira ukandura, mwagendana ukandura, ibintu byose mbese ukoranye nawe bikagira gute, nawe bikanduza ibyawe. Icyo usabwa ni ukumenya ubwenge, ukamenya abo mugendana, ukareba imyizerere yabo byose ukabigenzura, ukareba ngo ese mu by'ukuri uyu muntu nuwo kumfasha ibi nibi, nuwo kwizera mu buryo buno, ibyo byose ukabigenzura ukareba ko bishoboka. Uyu muntu Yesu yakijije abadayimoni. Hari ubwo wavuga uti nanjye ndabyumva ariko simbyizera. Ndagira ngo nkubwize ukuri, utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Abadayimoni baba henshi, abadayimoni bakorera mu mwijima, abadayimoni usanga inshuro nyinshi iyo utiyambaza Imana ku manywa na nijoro ngo usenge usaba imbaraga yo kugutsindira abadayimoni, uzasanga abantu benshi bagirana intonganya mu rugo, bahora barwana, bahora bapfa ubuntu bw'amafuti, uzasanga ari abantu badatuje, uzasanga ari abantu badatekanye. Nzi neza ko nawe wa mukobwa we rimwe na rimwe mu muryango iwanyu uzasanga hari abakubwira ngo nyamara ufite ikibazo, aho kugira ngo bakubwira ati dore cyakemuka gutya, ahubwo bakakugira inama yo kujya mu bapfumu, bakakugira inama yo kujya mu bindi bidafite umumaro. Ndagira ngo nkubwire ngo uko Yesu yakijije uyu murwayi wari ufite indwara y'abadayimoni, ni nako nawe aka kanya nimba urwaye iyi ndwara wamanika ibiganza byawe ukinginga Imana ishobora byose, maze Imana ikagira gute, ikagukiza. Nimba uri kumva rino jwi, nimba unteze amatwi, nimba ushaka kumva icyo Imana ivuga, jya muri Mariko igice cya mbere, maze uhere kuri uyu murongo wa 25 ukomeze ugere hasi. Nuko dayimoni aramutigisa, arataka cyane mu ijwi rirenga, amuvamo. Dayimoni arataka cyane, arataka, aramutigisa cyane kandi arataka mu ijwi rirenga, maze amuvamo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, amuvamo. Ndagira nkubwire ngo kwizera kwawe konyine, kwizera ko iki kiganiro gishobora kukugirira umumaro, kwizera ko aya magambo ashobora kukugirira umumaro, ndiwo ndakwingingira kugira ngo nawe uce bugufi, winginga Imana, uyibwire uti Imana, maze imyaka runaka, maze iminsi runaka, ariko singira ubuzima, sintekanye, sintuje, mfite ingorane kandi ndashaka kuntabara, ndashaka kunkiza abadayimoni,
abadayimoni bambuza gusinzira, abadayimoni bambuza kugira igikundiro nk'abandi, abadayimoni batuma ntagira ikintu nkora, abadayimoni yewe ndanisiga sinke. Ibyo byose ngwino uce bugufi, ngwino uce bugufi, winginga Imana kandi ujye mu ijambo ryayo. Bana b'Imana, mujye mwibuka kujya mu ijambo ry'Imana. Aha niho tuganirira, aha niho twumvira amagambo mazima duhumuriza imitima, akadusubizamo intege muri iri jambo, muri iki gitabo cy'Imana Bibiliya. Niho dukura umunezero tutigeze tubonera ahandi, niho usanga ibintu byose wabuze wongera kubisubirana. Nuko dayimoni amuvamo, bose baratangara barabazanya bati ibi ni ibiki? Abantu benshi nibamara kubona wakize, nibamara kubona washatse, nibamara kubona wabyaye, nyamara batangazwa n'imyaka ufite, bazavuga ngo ibi ni ibiki, bazavuga ngo ibi ni ibiki. Ariko Satani yabwiye Yesu ati ndakuzi, uri uwera w'Imana. Nabo bazisubiza bati nyamara ni umwana w'Imana, ni uwera w'Imana, yakoreye Imana kandi yarihanganye. Jya usenga ubwira Imana uti ndashaka kugambirira kureka ikibi cyose, ndashaka kugukunda kandi nkagukorera, ariko ndagusaba umenye gusaba. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Iga gusaba neza, maze ubanze ujye mu ijambo ryayo wumve icyo Imana ikubwira, maze uce bugufi usabe. Yesu maze abangabo baratangara bavuga ngo mbega uburyo ategekana ubutware, mbega uburyo ategekana ubutware. Yego ategekana ubutware, n'abadayimoni bakamuvamo. Nawe nujya ujya gusaba Imana, nujya ujya kuyibwira ngo Mana mfasha nkiza, ujye uvuga ushize amanga, maze nawe agutinya titire, ahagire ngo wabaye undi. Nyine uba wanabaye undi, ntabwo ari wa wundi amenyereye. Uwo mwanya yamaze gukira, inkuru ikwira hose, ikwira hose mu gihugu, ikwira hose mu gihugu gihereranye na hehe ni Galilaya. Mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Iminsi ubayeho urira, Imana igiye kuyihanagura. Iminsi umaze utanezerewe, Imana igiye kuguha umunezero. Wa mukobwa we waranzwe igihe kirekire, ariko Imana igiye kuguha igikundiro. Abagabo 50 cyangwa se abasore 50, nari mbese abasore 50 bageze iwanyu barakurambagiza, baragenda batagutwaye, ariko Imana igiye kugukura hako gasuzuguro. Abo mwabyirukanye barashatse barabyaye, ariko wowe uracyari iwanyu, ndetse wamaze gucika intege uravuga uti ntacyo bikimbwiye nzigumira gutya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kongera kugusubizamo imbaraga n'intege. Imana igiye kongera kuguha ubuzima no gutekana no kwishima. Wowe icyo uyisaba gusa, banza ugende wumva amategeko yayo, maze usenge ushingiye ku mategeko 10 y'Imana. Imigani 28 umurongo wa 9 haravuga hati uwiziba amatwi ngo atumva amategeko no gusenga kwe nako ni ikizira. Ndakwingingira kugira ngo amasengesho yawe atabe ikizira, umvira amategeko y'Imana, umvira amategeko y'Imana, uhindukirire Imana, uyigandukire, uyumvire nayo izakumvira. Matayo 15 murongo wa 8 batuba ubwoko mushimisha iminwa gusa, ariko imitima yabo imbakure. Ndagira ngo nkwingingire umutima wawe ushyire ku Mana, umutima wawe ntujye kure y'Imana,
iyegereza Imana nayo izakwegera, iyegereza Imana nayo izakwegera. Reka mbashimire, mbifuriza amagara mazima, kandi tuzongere duhurire mu kiganiro cy'ubutaha. Mbashimira ariko kandi tubanze twongere twiragiza Imana. Mana Data wa twese ushobora byose, umubyeyi w'amahanga yose, wowe utegeka mu ijuru heza, ndetse isi ukayireba wibereye mu bwami bwawe, tugushime kandi tugushimire. Uri umubyeyi w'amahoro n'urukundo, ni wowe utwihanganira, ukihanganira ibibi byose. Abadayimoni nubwo badutera ntabwo ari abaneshi, abadayimoni nubwo baduhangara tuzi ko ushoboye byose. Abana bawe urabingingira kuba mu ijambo ryawe, niho hari umuyoboro utuma barushaho kunezerwa. Abana bawe urabasaba kandi ubinginga, nyamara bakakwiye kugupfukamira bakagusaba bakakwinginga. Urababwira uti ntabwo nanga mwebwe, ahubwo nanga ibyaha byanyu. Twemerere Data, twemerere urengere umuntu wese, urengere uyu mwari umaze igihe kirekire nyamara nta byishimo afite. Abo bangana barashatse, abandi bamaze kubyara, mu by'ukuri umuryango warizihiwe, umuryango waragutse, ariko ahora kuririra, ahora gutakambira ijoro n'amanywa, ararira ntajya asinzira, arahora ababaye, ahora aguwe nabi, igifu cyaramufashe kubera ko intekerezo ze zidatuje. Ndakwinginze, ndagusabye, ntabwo ngutegetse, murengere, muhe ibyishimo mu izina ryawe ryera. Ndabashimiye nshuti, mukomeze mumererwe neza. Ibiganiro byacu nakagaruka, ariko nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana, cyane cyane unasharinge inkuru nk'izi ziva mu ijambo ry'Imana zishimishe abantu batandukanye. Mbashimire, nitwa MC Misango. Imana ibagirire neza mwese.